Ni inkuru yagarutsweho cyane na benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga bavuga kuri Rocky Entertainment, Rocky Kimomo, Rocky News. Aya ni amakuru menshi cyane rero yavuzwe na benshi cyane, aho bagiye bavuga amakuru atandukanye kuri Rocky ndetse bamwe bakavuga n'ibitabaho. Ndagira ngo twumve icyateye Rocky Kimomo kujya muri Amerika. Ujije mwese abadukurikira hano, nzanywe n'itangazo. Ntago nsanzwe nza kubabwira ibintu byinshi bijyanye n'amatangazo cyangwa se n'ibindi bintu byo ku ruhande by'ibibera hano. Gusa uyu munsi mbazaniye itangazo ryerekeranye n'iyi YouTube channel yanyu, nanjye dufatanije n'ubundi byose n'ibyanjye namwe. Itangazo rero mbazaniye rirebana n'iyi channel yanyu, nuko nashaka kubamenyesha ko hari utuntu twavutsemo kuri iyi channel yanyu, ariko ibintu biri gukurikiranwa nta kibazo gihambaye cyane kirimo, nta bintu bitabonerwa ibisubizo, n'ubundi ntago tuba twarabivukanye. Nashaka kubamenyesha ko guhera uyu munsi hari channel yindi, ngira ngo muri kuyibonamo aho ngaho, yitwa Kimomo News, ariyo igiye kugicaho ibintu byinshi cyane. N'iyi ngiyi izajya wenda icaho ibintu, ariko iyo channel igiye kugicaho ibintu byinshi. Ndabasabaga rero n'ubundi ko nkuko mwagaragaje urukundo kuri iyi channel ya mbere ya Rocky Entertainment, mugakora subscribe kugeza tugejeje bano basubscribers bangana gutya, nkuko nabashimiye na mbere. Ni ibintu byiza kandi mwanyeretse ko hari urukundo rwinshi mufitiye ibyo dukora. Nabasabaga rero uyu munsi byanatangiye, iyo channel yindi muri kubona hasi, ntago ndi bubatindere, mbizi ko umwanya wanyu namwe uhenze. Iyo channel yindi muri kubona hasi yanditseho Kimomo News, mugende muyisearchinge, mukore subscribe. Hano hasi muri comment ya mbere ndaza gushyiraho iyo link, muyikandeho mubone iyo channel. Tugiye kujya dushyiraho ibintu, hamaze no kugera ibiganiro byinshi. Guhera uyu munsi hagiye kujyaca ibintu byinshi cyane. Nimba wakundaga ibikorerwa kuri iyi channel, hari ahantu nawe kwiye gukandaho, tugakomeza tukajya twibanira nkuko byari bisanzwe, ndetse no kuba byarushaho. Gusa ntabwo mbabwiye ngo na hano muhave, gusa hari ibintu bikiri gutunganywa hano ku buryo byaba byiza. Amakuru menshi muri no minsi, n'ubundi nimba wakundaga ibikorerwa aha, uraza kubuyasanga hariya. Reka mbashimire, nizeye ko n'ubundi turi buze gukomeza tukabana nk'ibisanzwe, nta kintu kiri buze guhinduka. Ciao ciao. Ngayo nguko rero benshi cyane bakomeje bibaza byinshi cyane, ndetse bakavuga ibitabaho kuri Rocky Kimomo. Rocky Kimomo bakomeje bavuga ngo yaba yaragiye muri Amerika kubayo, abandi bavuga yuko yagiye gukosora ibijyanye na YouTube yiwe, bitewe n'itangazo twumvise ruguru amaze kutubwira. Nyamara ibyo byose nta gihamya ihari. Aha ni nyuma yuko Rocky agera muri Amerika, aho yatangiye kugenda atembera imijyi yose yo muri Amerika, ndetse akifotozanya n'abantu batandukanye, akagenda postinga. Abenshi bagatangira kuvuga yuko Rocky yaba agiye kuba muri Amerika. Nyamara buriya hari byinshi cyane benshi cyane bagiye bibaza, ariko batari bafitiye gihamya. Abandi bari batangiye kugenda barekarama bavuga ngo Rocky yaba agiye kurekarama channel yiwe bitewe n'ibibazo byari byavutse muri channel yiwe, nk'uko yabitangaje kuri Rocky Kimomo. Ndetse abandi bakatangira kuvuga ngo Rocky ntazashobora muri Amerika. Benshi cyane bavuze amagambo menshi cyane kandi atari meza, ariko kuri uyu munsi jyewe numvaga nabwira abantu uti kubaho ni ukubana kandi ni ugutura. Ni ibyabereye ku kibuga cy'indege, aho benshi cyane batangiye kuvuga amagambo menshi cyane ngo Rocky ngaragiye. Abandi batangira kuvuga ngo agiye kureba ngo sheri wiwe, abandi batangira kuvuga ngo agiye gusezerana ngo muri Amerika, ibindi byose. Handi batangira kuvuga ngo umugore wa Rocky ngakora ngo ku kibuga ngo cy'indege. Ayo ni amagambo menshi cyane yagiye avugwa mbere yuko babonye aya mafoto Rocky ari ku kibuga cy'indege. Kandi nyamara koko nta gihamya yari ihari cyaho Rocky yerekeje, ndetse na n'ubu usibye kubona amafoto, nta muntu uhagaze kuri gihamya ngo avuge ngo Rocky ashobora kuba ari muri Amerika. Ibi rero byose bitewe n'amafoto yagiye yifotoza, byatumye benshi cyane bavuga amagambo atandukanye kandi atari meza, ndetse bituma benshi cyane bibaza ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'ibyo bakomeje kugenda batangaza kuri iyi nkuru ya Rocky. Aha rero navuga ngo jyewe Rocky mu by'ukuri sinamuveba, kuko buriya nawe ufite ubushobozi
kuba muri Amerika, kuba mu bindi bihugu byo hanze, igihe ufite ubushobozi rwose birashoboka kandi nta kosa yigeze akora. Genda ngira ngo mbaze abantu benshi cyane batandukanye, mbabaze ati nk'aho aka kanya uramutse ubonye ubushobozi bwagufasha kujya kuba muri Amerika, muri Canada ndetse n'ahandi heza tugenda twumva hirya no hino, ukaba ufite ubushobozi, akanya wowe ntiwajyayo? Ibi rero nta gikuba cyacitse kuba Rocky yaragiye muri Amerika koko, ahubwo twavuga ngo tugiye tubona abantu benshi cyane nk'aba ngaba biteza imbere, bakaba bajya kuba mu bihugu bitandukanye. Twashima, niko bimeze rwose, twashimira uko buriya kugira umuntu udatera imbere, umuntu ukora ntave ahari, nta kintu byabimaze. Ariko ndahamya yuko Rocky yakunzwe n'abanyarwanda benshi cyane, akundwa n'abanyamahanga benshi cyane, ndetse yarageze ku bantu bamukurikiye barenga miliyoni, hafi miliyoni n'ibihumbi 200. Murumva rero abo bantu ni abantu benshi cyane bari bamukurikiye kuri channel yiwe ya Rocky Entertainment, aho Rocky murabizi yakoze akazi kenshi cyane kandi gahambaye, afite ibikorwa byinshi cyane. Ibi rero biramwemerera rwose kuba mu gihugu yumva yifuza. Murabizi yuko Rocky yafite ibikorwa bitandukanye mu mujyi wa Kigali byinshi cyane. Rocky akanya yarageze ku kigero cyo kwinjiza amamiliyoni menshi cyane mu gihe cy'ukwezi. Ibi rero ntago dukwiye kubitekerezaho cyane, kuko Rocky yari amaze kwiteza imbere. Kujya kuba muri Amerika ni ibintu rwose, ni ibintu bisanzwe, ni ibintu navuga ngo nanjye nayifelicitaga muri jyewe kuba nabona Rocky akiri mu Rwanda. Buriya muzarebe abasitari benshi cyane nka Rocky batangira mu gihe kimwe, abenshi cyane bari muri Amerika. Mugiye mureba nka ba Tom Cruise, ba Meddy, bose baragiye. Ahubwo yewe buriya nabonaga Rocky rwose yaratinze, si ukubabeshya. Rocky icyemezo yafashe, nubwo akanya tutamenya ngo kimeze gute cyangwa Rocky mu by'ukuri imeze biti, akaba ataratangaza we ku giti kiwe. Ariko abaye koko yaragiye kuba muri Amerika, agafata umwanzuro wo kujya kuba muri Amerika, njye nashima kandi n'abandi benshi cyane bakwishima, kuko Rocky yakundanye n'abantu benshi cyane. Akanya uhamagaye Rocky ukavuga ati genda gufurowinga kuri channel Entertainment, Rocky rwose yari umwana mwiza cyane, aho waba uri hose yakumva. Ibi rero ni byiza cyane, kandi navuga ngo ni umusanzu ukomeye cyane ku banyarwanda, kuba dukomeza kugenda tubona abantu benshi cyane bajya kuba aba diaspora. Ni byiza cyane. Ibi rero navuga ngo Rocky felicitation, aho uri hose ukaba wumva kandi uri kunyumva. Njye nishimye cyane kuba nawe ukurikiranaga, nkaba numva ugeze muri Amerika, ndetse n'abafana bawe bose barakwishimiye. Reka tuvuge ngo bye bye.